rubanda itangira kwitabara. Hejuru aravuze ngo byaturutse mu marira aturuka mu gahinda ka gahutu baterwaga n'iyo ngoma nutse ifatanyije na kazungu. Hanyuma ahangaha aravuga ngo ntibyateye kabiri rubanda itangira kwitabara. Uretse gato rubanda tuvuga n'iki? Niba uzakomeza kumva bavuga rubanda rurababaye, uzabyumvana Nahimana, uzabyumvana Ingabire, uzabyumvana wa mugore ujya wita Umutabazi. Abantu bafite iyo ngengabitekerezo bita abahutu rubanda. Nongere subiremo, abatutsi bicwa, batwikirwa, bacirwa ishyanga. Ese abatutsi bose nibo bari abami? Ese abatutsi bose bari ku butegetsi? Rwose uhita wumva ko iyo ari propaganda. Wamaze kubrandinga ubwoko bwose. Ubugize parasites, ubugize slave owners, n'abamasters, slave masters, sinzi uko nabita mu Kinyarwanda. kubera ko ubucakara butabaye mu Rwanda nta Wongere jambo rihari. dusubireho inyuma. Urongeye ubagiza abanyamahanga, urongeye uvuga yuko ubutegetsi bose ubakubiyemo yuko aribo bategekaga, kandi uvuze yuko ubutegetsi bwabo ari ikiguri cy'ubugizi bwa nabi. Urongera uvuze yuko nta n'umuhinza w'umututsi wari uhari, abahinza bari abahutu, n'ubundi igihugu cyari icyabo. Ibyo byose ibyo byonyine, ibyo bintu ibyo uko ari bine birahagije gutuma umuturage mu gihe yumva ko hari abantu batewe bahaguruka for self defense, bakavuga bati umwanzi ninde? Ni umututsi, bakagomba abatutsi bakabatemagura. Yego, turi kumwe na Bob Mugabe hano kuri Green Legacy Kicukiro. Hano ni Kicukiro ku muhanda ugana Remera. Yego, hano ni Kicukiro. Ku ruhande rwa ruguru ni muri Gasabo, urwo hepfo ni Kicukiro. Aha ni Gasabo ku muhanda ugana Remera. Gusa Green Legacy abantu barayizi, haba serivisi nziza. Bob, mu minsi ishize ubwo twavuze ko twatangiye kuganira ku mateka yagiye yandikwa kuri Repubulika ya mbere, muri ku ngoma ya Kayibanda. Tubona inyandiko zitandukanye ziriho n'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda zivuze ko zahawe go ahead n'ubutegetsi bwariho ubwo hizizwaga imyaka 10 ya independence. Inyandiko yagiye hagaragara ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu 1972, hashize imyaka 10 independence ibaye. N'agatabo kahawe izina ryiswe ingingo z'ingenzi mu mateka y'u Rwanda. Warabidusobanuriye ko ari agatabo kabaye nk'agasasa ibitekerezo byo gucengeza propaganda ya parmehutu mu bantu no kumvikanisha ko abahutu bari barahuye n'ibibazo kugira ngo bizatange, kandi no gucengeza amacakubiri. Hanyuma muri aka gatabo umwanditsi wako yagakubiyemo ibice 5 by'ingenzi bigize ingingo zikurikira. Hari ibyo watubwiye ubushize utubwira ku bategetsi b'ibanze ba mbere b'u Rwanda, aho kagatabo kabasobanura nk'aho bari bameze nk'ababyeyi b'ingabo zabo, ndetse muri abo bami ba mbere bagashimangira ko bari abahutu ngo biswe abahinza. Warabidusobanuriye. Hari hari abari baratangiye kwagura u Rwanda, ubwo ari abo ngabo bahari. Hanyuma basobanura no ku ngoma ntutsi, bayisobanura uko bayanditse. Bavuze ko ngo ari ingoma, ati iyo ngoma niyo ngoma nkurikizi y'ibyago mwene gahutu yagize byose, ikaba yari imeze nk'ikiguri cy'ubugiranabi.
urumva ikiguri icyo ari cyo? Ikiguri ndacyumva. Ikiguri ni nka uzarebe nk'intozi iyo zaje, yes, yego ahantu ziba ziri guturuka. ni ikiguri cy'ubugizi bwa nabi, ni ukuvuga it's a criminal syndicate. Mu mategeko ari cyo bivuze. Mu Rwanda hari abantu benshi bajya barega wumva ngo barabarega kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi, kuwujyamo, kuwukoreramo cyangwa se kuwubarizwamo. Komeza. Hanyuma iyo ngoma bavuga umwaduko wayo barayisoza no bakavuga bati iyo ngoma ya Gatutsi yaje gufatanya na Kazungu. Bati aho abazungu bagiye mu Rwanda bageze bavuye ku bwami, bageze kuvuga ngo igihe abakoroni baza ngo bafatanyije Gatutsi na Kazungu, ngo bafatanyije niyo bagiye gusobanura noneho ubufatanye bwabo bombi. Komeza usome. Hanyuma nk'abo banyamahanga bombi abazungu, abanyamahanga bombi, abazungu na ya ngoma bita ko ari inutsi, bose babisa abanyamahanga bombi, ngo basangiraga kunyunyuza amaraso no kurya imitsi ya Gahutu. Umva icyo basangiraga ni ukuyunyuza. Kunyunyuza uriho urumva iki? Yego, kunyunyuza ni nko gukamura, kumaramo neza burundu. Hamwe no kugira gute? Kunyunyuza no kurya imitsi. No kurya imitsi ya Gahutu. Ya Gahutu. Komeza usome. Baramwonka karahava. Baramwonka karahava. Jya kwikurikiyeho. Hanyuma mbere yo kujya kwikurikiraho baravuze ati muri icyo gihe ngo Abahutu ngo batangira guhumuka, banga gushirira ku icumu, nibwo basabye ko ubwo bugome bwakimurwa mu gihugu, bugaha icyicaro ubuvandimwe n'umudendezo kuri bose. Jya ku kakane. Akakane niko gatangira ngo urumuri rwo bise demokarasi. Urwo rumuri rwa demokarasi rero ngo icyo gihe ngo gitangirwa ngo n'amarira menshi ngaturuka mu gahinda ka bene Gahutu, bazize ko bashaka kwibohora ingoyi ya Gihake na Kazungu. Ntibyateye kabiri rubanda rutangira kwitabara, niyo ntambara yabyaye revolisiyo yo muri Novembre muri 59. Abakiri bato mubarirwa mumbabarira. Nibyo byabyaye intambara yo gushaka. Wikwihuta ongera usubiramo ako kantu ka kane. Icyo gihe twageze ku rumuri rwa demokarasi gitangirwa n'amarira menshi. Ahubwo ariho nshaka gutangira ikiganiro cyanjye mu by'ukuri. Ntabwo usubira kuri iyi ngoma bisi yanutse. Ibyo ndabisubiramo. Nta kibazo. Icyo gihe rero ngo gitangirwa n'amarira menshi aturuka mu gahinda ka bene Gahutu, bazize ko bashaka kwibohora ingoyi ya Gihake na Kizungu. Bavuze ko biturutse mu marira ya bene Gahutu, biturutse ayo marira aturutse mu gahinda, batewe n'ibyo twumvise haruguru. Yego, komeza aho ngaho. Hanyuma wite kuri buri jambo. Aba bantu babyanditse ntabwo ari abaswa, bari muri gahunda y'icengezamatwara, bari gahunda muri political mobilization, bari gahunda yo gutegura uko u Rwanda bifuza rugomba kugendera. Umwana uzavuka uzashobora kwiga akiga ibyo bintu uko azava amatekerezo. Komeza. Hanyuma asoza agira ati ntibyateye kabiri rubanda utangira kwitabara. Rubanda itangira kwitabara. Hejuru aravuze ngo byaturutse mu marira aturuka mu gahinda ka Gahutu, baterwaga n'iyo ngoma nutse ifatanyije na Kazungu. Hanyuma ahangaha aravuga ngo ntibyateye kabiri rubanda itangira kwitabara. Muratse gato rubanda tuvuga n'iki? Niba uzakomeza kumva bavuga rubanda rurababaye, uzabyumvana Nahimana, uzabyumvana Ingabire, uzabyumvana wa mugore ujya wita Umutabazi. Abantu bafite iyo ngengabitekerezo
bita abahutu rubanda. Rurumva muri make muri rubanda abatutsi ntibarimo. Icya kabiri, ubwicanyi bwakorewe abatutsi muri za 59 ni rubanda yitabaraga. Donc barayatatse itangira kwitabara. Kwitabara bivuze self defense. Ni ukuvuga ndaje iwawe nyumva neza igirane, nje iwawe nsanze wiryamiye uri mu mahoro yawe, yewe nkugabyeho igitero, wowe usohoka mu nzu witabara, tuvuge unera icumu cyangwa urankubita njya mu bitaro. Ubwicanyi bwa 59 ninde witabaraga? Leta yari iriho, abazungu n'abakoroni bakoranye n'izo ntagorwa z'abahutu, batangira gutwikira abatutsi, kwica abatutsi no kubamenesha ishyanga. Icyo gihe bakoze ibyo ari nde wabatatse? Ufashe ubwicanyi bwa 59 n'abantu no gucibwa mu gihugu, ubyise kwitabara kwa rubanda. Niba ubyise self defense ya rubanda, nibavuga rubanda uzajye wumva iki? Abahutu. Of course aya magambo bagenda bayasubiramo, ariko nimukumve ngo niba bavuze rubanda ngo bavuze rubanda rwa giseseka. No, bariyo baravuga abahutu. Ijambo rubanda ryaranakoreshwaga mbere no mu mateka. Thank you. N'ubundi icyo bakoze muri propaganda bafata ijambo risanzwe. Ese urumva ijambo interahamwe ari ijambo ribi? Si ugushyira hamwe ariko bafata ijambo ryiza bakarigoreka, bakarihereza ubundi busobanuro. Ubundi abanyarwanda bose babaga ari abahutu n'abatutsi n'abatwa n'iki, abo bose biyita ibyo ngibyo, babaga ari rubanda rw'umwami. Hano specifically bariho barakoresha rubanda tumina abahutu, kandi ibyo si jyewe ubivuze. Subira muri iyo ngingo ya 4. Amarira aturutse mu gahinda gatejwe n'abangomanutsi ndetse n'abazungu byatumye, kandi nayo ayo marira ngo aturutse kubera ngo gahutu ngo gatutsi na kazungu ari wa muzungu ngo bakoraga ibintu bibiri gusa. Umuhutu did not benefit anything. Kunyunyuza no kurya imitsi. Kuvuga ko kurya imitsi bivuze iki? Bivuze yuko wowe ugenda ukankorera nge nkarya, bari bwo kurya imitsi yawe, kandi narangiza sinkuhembe. Ni nk'ubucakara. Of course. Now uravuze ngo ni ukunyunyuza, kuko naryo turisesegura iryo jambo aricyo rivuze kunyunyuza. Kukunyunyuzamo imitsi gakubeshya ko turi kumwe, ariko nibwo kukunyunyuza. Ubundi ibintu binyunyuza ni parasites. Nk'ibirondwe binyunyuza. Urakoze. Ufashe abatutsi ubavuze ko banyunyuza, barageza bagaprofita bagakoresha umutu nk'umucakara, ngo hanyuma bikabyara amarira n'agahinda. Byageraho gaho ngo ariko abahutu batangira guhumuka. Ba bantu bo banyunyuzwa, ba bantu banyunyuzwa baribwa imitsi batangiye guhumuka. Ntabwo harimo ikigaragaza icyabahumuye, ariko batangiye guhumuka. Ntibiteye kabiri, rubanda irahaguruka. Ntabwo bavuze ngo ni iki ngiki, ariko barabihuriza kuri ako kababaro kose bagiye bagira, ku kunyunyuzwa, kuribwa imitsi, bakavuga bati noneho amaherezo we cannot take this anymore. Tugiye kwirwanaho. Tugiye kwirwanaho, ariko nuko twahumutse. I don't know wabahumuye, ariko bahumutse. Noneho baravuga we can't take this anymore. Tugiye kwirwanaho, self defense. Self defense ngo ariyo yavuyemo iki? Revolution muri Novembre 59. Nongere subiremo. Abatutsi bicwa
batwikirwa bacirwa ishyanga. Ese abatutsi bose nibo bari abami? Ese abatutsi bose bari ku butegetsi? Of course uhita wumva ko iyo ari propaganda. Wamaze kubrandinga ubwoko bwose, ubugize parasites, ubugize aba slave owners, n'aba masters, slave masters, sinzi uko nabita mu Kinyarwanda. kubera ko ubucakara butabaye mu Rwanda, nta Wongere jambo rihari. dusubireho inyuma. Urongeye ubagize abanyamahanga, urongeye uvuga yuko ubutegetsi bose ubakubiyemo yuko aribo bategekaga, kandi uvuze yuko ubutegetsi bwabo ari ikiguri cy'ubugizi bwa nabi. Urongeye uvuze yuko nta n'umuhinza w'umututsi wari uhari, abahinza bari abahutu, n'ubundi igihugu cyari icyabo. Ibyo byose ibyo byonyine, ibyo bintu ibyo uko ari bine birahagije gutuma umuturage mu gihe yumva ko hari abantu batewe bahaguruka for self defense, bakavuga bati umwanzi ninde? Ni umututsi, bakagomba abatutsi bakabatemagura. Ariko n'ikindi girane, ibaze kohereza umwana wawe kujya kwiga ku ishuri agataha ari ibyo bintu bamupakiramo. Of course harimo ibintu byinshi bitari byo. Abahinza nta nubwo imugu nyinshi zari ziyobowe n'abahinza b'abahutu. Urugero hano kwa Kimenyi, mu Gisaka Kimenyi yari iki? N'ubu iyo tuvuga Gisaka cy'abake cy'abantu, ako kiriya Gisaka mbere y'uko n'abo bantu bakiyobora cyabanje gutegekwa n'Abatsobe. Igisaka ni nacyo babeshyiramo aho ngaho yuko nyamara ibyo bihinza byari bitangiye kwagura u Rwanda. My God. Umuntu w'igihinza uwo twakwitaga abahinza, actually bavuga ko abahinza muri ako gatabo yuko ari ubwami bw'abatutsi bwabise abahinza, ngo ariko bari abami b'abahutu. No, nk'Amashira ndetse n'abandi bo bavugamo aho ngaho, abenshi nta ngoma bari bafite, ariko bari ibihinza. Kwa ayoborwaga na Nkundiye umuntu uza mu Bushiru n'ahandi. Ese Nkundiye yari afite ingoma? Ese Mashira yabaye igihinza ryari? Ese icya kabiri, muri abo bami bo bita abatutsi ninde wategekaga? Ese yamukuye hate? Yamukuriyeho iki? Ntabwo ari conquest. Kandi icya kabiri, ubwami kugira ngo bubeho busaba conquest. Dusubire handi nakubwiraga Ndorwa. Ndorwa yigeze iyoborwa n'umuhinza w'umuhutu. Abo bita abahutu babandi bafite futures ngo z'amazuru maremare ngo amazuru manini ngo bagufi. Mu by'ukuri Ndorwa yigeze iyoborwa n'umuhinza w'umuhutu. Nta hantu amateka byerekana. Icya gatatu, tujye i Buganza, higeze habaho umuhinza w'umuhutu. Tuveyo tujye mu Rweya. Uzi ko ubwami bw'u Rweya twabuganiriyeho. Ubwami bw'u Rweya ndibuka wowe wambwiye ko uri umuki? Muzigaba. Ubwami bw'u Rweya bwari ubw'Abazigaba. Ubwo bwami bw'u Rweya mu by'ukuri bwari ubwami bw'abahutu? No. So is this none se ndiho ndabeshya? Erega ibi bintu uzabizanamo n'abandi banyamateka. Njye ntabwo ari bukubwe ngo ndi expert mu mateka, ariko hari ibintu uzi. Erega tunakurikiranye mu bwiru uko ubwami bwari bumeze. Na gahunda yo kugarura u Rwanda. Ese yatagetingaga abahutu? No.
ese Ndabarasa atera mu Bazigaba mu rwame rw'Urwera yari agiye gukuraho umuhutu? The answer is no. ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Dusubire hano bakuraho ubwami bwo kwa Kimenyi mu Gisaka yari agiye gukuraho, yewe nibuhatwara amateka dutera Abarundi ku gitero cyo ku Muharo twashakaga gukuraho umuhutu. None se cyane cyane ko ubwami bw'Uburundi buriya bwavuye mu bwami bw'u Rwanda cyane rwose. Ibyo byo ni impamo. It's the fact of history. Ibyo byo ntawe ubijyaho impaka kuko yagiye ari umwana w'umwami wagiyeyo. Ndorwa ni umwana w'umwami. Aba bose banuza hanyuma iyi narrative iva hehe? Ivoma he yo gushimangira ko abami ba mbere b'u Rwanda bari ab'abahutu mbere y'uko haza abanyamahanga b'abatutsi bavuye hanze? Ni ibihimbano. Ego hariho abahinza bamwe bari abahutu, ariko gufata abo bahinza izi mugu zose zaje kuba u Rwanda ukavuga ko zaziwe n'abahinza, ngo mu by'ukuri nubwo twabitaga abahinza ngo bari abami ngo b'abahutu, no, ni narrative ishingiye kuvuga ngo abatutsi ni abanyamahanga baje bigabije u Rwanda. Ni abakoroni. Niba twirukana ubukoroni bwose tubirukana no mu myumvire ya Parmehutu. Kandi twumvikane, nimvuga Parmehutu simvuga abahutu bose, ndavuga abahutu. Abahutu bo baheza ngo ntibafite iyo myumvire. Iyo bavuga independence, niyo bareklama ngo kuki mu Rwanda hataba ibirori byo kwizihiza independence. Independence bavuga ntabwo ari kwigobotora abakoroni. Iki gitabo nyine kirabishimangira. Nyuma y'imyaka 10 mu byo bashyize imbere, umuzungu bari kumuvugamo gake gashoboka. Kandi nawe bagasa nk'aho bamuzana just nk'umufatanyacyaha. Ariko mbere y'uko bamuzana hejuru bavuze yuko ubutegetsi bwa Gatutsi aribwo bwabaye ikiguri cy'ubugizi bwa nabi bakorera abahutu. Iyare ese ni igihe cy'ubwami no muri gahunda ya agriculture yatangizwaga yari ikubiye mu bwiru bw'umuganura, mu nzira y'ubwiru bw'umuganura. Inzira y'ubwiru bw'umuganura ni bande bayikoraga? Yatangiye gute? Ku bushize nayo gusobanuriye n'abiru bazaniraga imbuto umwami akazihisha umugisha, barangiza bakajya kuzitera. Mu Rwanda rwo hambere twagiraga abatware b'umukenke, wabagereranya ba minisitiri w'ubuhinzi ubu ngubu. yego, hamwe n'abatware b'ubutaka, abo nabo bworozi n'ubuhinzi. yego. Ibyo bintu bageraga basimbura. Habaga hari umutware w'intara, ari umutware w'umukenke, wabaga umwungirije yabaga ari uw'ubutaka. Iyindi ntara ahari umutware w'iyo ntara ari umutware w'ubutaka, yungirizwaga n'umukenke. None se iyo ubwami bwakugiraga umutware w'ubutaka uri umututsi, ntiwahingaga? Warahingaga cyane rwose. Mbese abanyarwanda bo hambere ntibari batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi cyane rwose. None se abahutu bonyine se nibo bahingaga? Ntabwo ari ko bimeze. Ariko ibaze gufata umwana wawe ukamwohereza ku ishuri ugatanga amafaranga yawe kugira ngo ajye kwiga bino bintu, azagaruke ari incabwenge, ihabwa akazi na leta ndetse na sosiyete, ari umuntu wubashywe. Turiya yarize ni ikimene, yarize ibyo bintu. Ibi bintu barabigupakiye mu mutwe, dore ko wabaga utegetswe kubifata kuko bazabikubaza mu ishuri. kandi abantu babyanditse
bamwe barize ariko abandi ni ibi by'amaseminari ameze nk'ama high school. Hakayibanda nibyo bize. Now you are bringing this document, it can informing education system, bikaba embedded muri education system y'igihugu cyose. Twarazi tukavuga tuti jenoside ingengabitekerezo. Hari n'abantu njya ujya umbaza uti ndibuka ari ikiganiro wambajijeho cy'abantu badefanda bababajwe n'uko igifaransa iki twagiciye, ngakubwira ngo abo ngabo ni abafite ingengabitekerezo ya Parmehutu, abantu ba mu Rwamenyo, ariko ntabwo bazi uko ibintu byagiye byubakwa. Kuri bo aba Parmehutu they all bari mu mwenda w'abakoroni babagejeje ku butegetsi. Abo bakoroni babashyiramo divide and rule, haza abahezanguni nk'abo bigisha ibintu nk'ibi. Ibi bintu turacyarwana nabyo. U Rwanda rero yubatse kumara imyaka 30 jenoside y'abakorewe abatutsi ihagaze n'ubu ngubu. Erega iyi dosiye turi bwo gusoma ntabwo yakoze icyo gihe gusa ngo itugeze kuri jenoside. N'ubutegetsi bw'abajenosideri buvuyeho mu Rwanda yimukiye muri Kongo. Iyi ngiyi abategetsi benshi bo mu Burundi bize mu Rwanda mu makaminuza ya hano n'amasegonderi ya hano. Iyi ngengabitekerezo barayifite, babyemera gutya kandi baracyafite imbaraga zo kuyicengeza. Yego, babyumva gutya. Uzumve sekretari generale wa CNDD-FDD nibi avuga, nibyo avuga gusa. Hanyuma mugakuri iki ngiki ikintu nkubaza, nureba ibiri bwo kuba Kongo, ibiri byo gufata Majoro Kamizobe bakamukura mu modoka y'abasirikare, abasirikare bakikomereza Karemi, bakamutega kuri bariyeri, bakamutera amabuye, bakamwica, bakamwotsa, bakamurya, bagafata n'abandi bantu benshi. Karemi bikaba, Igoma bikaba, Ibutembo bikaba, ahantu hose akaba ibintu byo kwaga abatutsi. It all comes from here. bituruka muri izi nyandiko Cyane. z'icengeza amatwara. Hanyuma ku bazungu iki kibazo nkunze kukibaza cyane. Iyo urebye amateka hari y'ubu ngubu, waranabitubwiye ejo bundi tuganiriza usobanura ibibazo byaje mu Rwanda, ukomoza ku madini, ukomoza ku bazungu. Hanyuma n'abahutu nabo iyo bandikaga inyandiko bavugaga ibibazo bihari, gukananirwa kw'abatutsi kwazanywe n'abazungu. Ubutaha mbere y'umuzungu nta muntu umwemera cyangwa umwishyireho. Icyo kibazo ndagishaka cyane. Uzanyibutse ubutaha nzakuzanira igitabo cyanditswe n'umupadiri w'umunyarwanda wanditse igitabo titira cyita Imungu mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Urebe amacakubiri n'ingengabitekerezo n'iki kintu cya Hutu power kirimo, n'uburyo n'abasenyeri bamwe bagiye beguzwa, abandi bakirukanwa, abandi bakagera. Uzanyibutse icyo gitabo nzakikuzanira. Erega ibi bintu turabikurikira, ntabwo twicara gusa ngo tuvuge uko tubyumva. Erega ibi bintu birahari. Iyi ni dosiye imwe naguhaye. Ubutaha nzakuzanira n'igitabo, zarakuzanira n'ibindi bitabo, documents zirahari. Hariho ibitabo biri muri bino bumwe, hariho inyandiko bere ko rero nuko narerekezayo. Ibi ngibi ni ngewe ufata ucukumbura ngazana amadosiye yo muri leta. No mu gihe cya jenoside muri 1994 itaragera, 1993 Ruhengeri bari bamaze gushyiraho ishyirahamwe ryitwaga Masasu. Iryo shyirahamwe zanari gusobanura rishinzwe ngo kugarura no kubakira kuri independence, ngo no kubungabunga inyungu z'abahutu. Abasirikare bakomeye, abantu bize bari muri ibi bintu. I can assure you yuko ibi bintu ari padiri, ari Ngabire,
hari Ingabire Victoire, hari n'ubundi bahiza ngo niba abahutu njya mbona ibi bintu ni gutya babyemera ijana ku ijana, niyo uganire nabo ni ibi, nta n'iyindi sosi ni ibi nta ibitekerezo byabo bivamo rwose. Ubu nakugejeje ku isoko, uze gufata umwanya usome iki gitabo, iyi nyandiko niyo ku butegetsi bwa Kayibanda kera 70 cya kibazo cyawe cyambazaga ngo iki ndagikeneye, cyakubazaga abera cyangwa abazungu. Iyo abo kwa Kayibanda n'abaparmehutu bandikaga bavugaga abatutsi n'abazungu. Iyo twiga amateka twiga dusobanura abazungu bazamuye ba Kayibanda barabigisha kugira ngo bazane divide and rule, ubundi which is which. Abazungu bari bari ku ruhe ruhande? abazungu baraje mu Rwanda bagerageza baca ibintu byose by'ubwami bwari bwubakiyeho kugira ngo bagire imbaraga, kugeza aho babujije n'umwami kugira control ku batware. Ni ukuvuga ba guverineri batangaga raporo, ba guverineri b'intara abo bitaga abashefu n'abasurushefu batangaga raporo ku muzungu wabaga i Bujumbura. Sisitemu yose ikontororwa n'abaki n'abapadiri. Ujya wumva ba Perode ba Musenyeri Classe, abo bari bahagarariye ingoma y'ubukoroni, bananiranwa kumvikana n'ubwami. Ubwami butangira gusaba independence, Rudahigwa bigwamo, Mwambutsa bigwamo mu Burundi, Patrice Lumumba bigwamo, abantu bose basabye independence bigwamo. Ni nayo mpamvu muri iki kibazo cyo kuzana abaparmehutu ku butegetsi nibo babahimbye barabazana. Ni nayo mpamvu utajya wumva bizihiza ubukoroni bw'uko bavuye mu butegetsi bw'abazungu. Narakubwiye yuko muri bizihiza umunsi wa independence muri 62 abaparmehutu bizihizaga bari bafite idarapo ry'u Rwanda, bafite n'idarapo ry'Ababiligi. Mu butegetsi bwa Kayibanda hari harimo Ababiligi benshi ba minisitiri. Abaparmehutu nta nubwo bafite abantu baharaniye iyo independence, babizi. Abantu nka ba Rukeba, ba Rwagasana, ba Rudahigwa nibo baharaniye ubwigenge. Ariko ubwigenge ntibabushakaga bo base. No mu kwizihiza kwabo ubwigenge bizihiza ubwigenge bavuga ko bakuyeho ingoma ya Gihake. Ingoma ya Gihake, kandi ubushize dusobanuriye ubwo buhake nuko bwaje, ntabwo ari made in Rwanda, ntabwo bwari icyo nshaka kuvuga kinakomeye cyane, kinakomeye cyane, kinakomeye. Ariho ngira ngo tunagana yenda nko ku musozo. Ibi ni ibintu bihimbano, ariko kubera ko byabaga propagated, byacengezwaga n'abantu bari ku butegetsi, rubanda babimira bunguri. Bashaka yuko umuturage uri Ndiza, bashaka yuko umuturage uri mu Gisaka, bashaka yuko umuturage uri hirya za Buyenzi urenze Nyaruguru yicara agatuza akumva yuko umutegetsi uri ku butegetsi ahagarariye inyungu ze, kabone n'ubwo yaba atazibona, akumva gusa kuba ari umuhutu, abahutu twigoboteye abatutsi. Niyo ntacyo yaba ageraho ku iterambere, ntacyo. Hanyuma ubwo ngubwo uwo ni umuhutu uvuga. Hanyuma umututsi we wiyumvaga muri ibi bintu, akigishwa ukuntu bene wabo bari abantu babi bahemukiye banyunyujije abahutu, we yumvaga ameze ate? Yumvaga ibibe ari kugirirwa abikwiye? Abenshi bari barayobotse, barumva bati mu by'ukuri urumva we bakwigisha ibintu utasigara wishinja icyaha. Jyewe Mugabe nabazwa niba ari amakosa ubwami bwakoze, jyewe Mugabe nabibazwa, umwana wanjye se yabibazwa,
muri jenoside se ko ndakubwira ngo bakuragamo n'abana bari mu nda bakabica, umubyeyi atwite bakamufomozamo umwana bakamwica. Nakubwiye ukuntu bakuraga n'abantu za Nyaruguru bapfuye bakongera bagacukura izo mva bagakuramo amagufwa yabo bakavuga ngo bayateme kuko nabo bagiye badatemwe. None se uratekereza yuko umaze kumwumvisha yuko ari umunyacyaha, urangije utajya kumwumvisha ko muri benshi, utajya kumwumvisha ko mufite imbaraga. None se niwo bonaga hano ndumva ari za Rwamagana, akana gatoya gafite imbunda k'agahutu kagashorera abantu b'abagabo barenze 20 bagiye kubica bakemera. Nuko abo bantu baba barangije gupfa mu mitwe yabo. Yego. Wese wambwira yuko abo bana 3 cyangwa 2 abo bagabo bangana gutyo bananirwa kubafata. Yego. Ntabwo bishoboka. Icyo kintu n'ucyumvise. Ndacyumvise. You are 2 or 3 mufite imbunda mushoreye abantu barenga 25 b'abagabo, kandi abo bantu ni abana. Nabo ubwabo baba bumva bapfuye n'ubundi. Nicyo ni nayo no muri ibi bintu byo guhakana jenoside n'ibiki uzumva abantu bari muri movement nose bavuga bavantara, ubumva icyo bavuga icyaha kintu cyo kuvuga ko Abatutsi atari Abanyarwanda, ni abavamahanga. Ako kandagira ngo kinjire neza tube ducecetseho amasegonda 5 iyo bavuze abavantara. Uzare muri iyo ngengabitekerezo abaheza ngo n'Abahutu barimo, harimo n'Abatutsi bahoze mu Rwanda bize ibi ngibi. U Rwanda rutegetswe n'Abaganda benshi batagaraga mu biganiro byanjye. My assistant yarabimbwiye ngo bareba ko Mugabe ngo aya mateka ubu yazi utega ibintu ko ari byinshi, ngo se Uganda mwabagaho gute? Ukumva bagize ikibazo cya Uganda, iki kiri ahantu gihuriye n'Abaganda. Basogokuru bacu bahunze bazi amateka y'ukuri. Ibi bintu bizarwa na parime Hutu babakinga amateka y'ukuri y'ababyeyi bacu babayemo, babazanamo ibi bintu by'amacakubiri no kubumvisha yuko Abahutu aribo ngo bene igihugu, ngo twaje dukuraho, ngo Abatutsi baje bakuraho, ngo abami bose b'Abahutu, ngo Abahutu bari abana beza, ngo kandi n'abo bami b'Abahutu ngo bafataga ingabo zabo nk'ababyeyi. Uribuka ako kantu ka mbere ngo babafataga nk'ababyeyi. Hanyuma haza Abatutsi ngo muri bo babaye ikiguri cy'ubugizi bwa nabi bwose. Ukurikire n'amagambo bakoresha, ikiguri, ubugizi bwa nabi. Nyamara muri bo ngo ibihiza byabo ngo bafataga ingabo zabo nk'ababyeyi. Uriho urumva icyo kintu? Bo bari abantu beza bakunze bose. Yes. Hazamo abantu babikiguri cy'ubugizi bwa nabi. Ni nabyo byabagejeje ku bibazo byose, kandi babikoraga babanyunyuza banabarya imitsi. Noneho bagize amahirwe bafatanya n'akazungu, yewe barabanyunyuza karahava. Ni naryo jambo bakoresha ngo barabanyunyuza karahava. Sizi ko wumva urwo rwango, sizi ko wumva ibyo bitwererana, sizi ko wumva ibyo bitekerana, sizi ko wumva uko kugoreka amateka, sizi ko wumva ko politiki ushaka kuyubakira ku bwoko birangira urimbuye abantu. Kandi niko byagenze. Mugareka ngushimire, ubutaha tuzagenda twinjiramo imbere noneho turebe iyo ngoma iyo bavuga yazanye ibibazo bavuga ko. Kuko ndashaka kuzarangiza ino mwandiko nkajya no mu mapolitiki yagiye ashyirwaho na leta ashingiye kuri ibyo ngibyo. Reka ngushimire cyane. Murakoze cyane.